naturutse Musave mu murenge wa Ndera. mbaye ndimo ndasenga Imana inyereka abarozi batatu. Abo barozi nabonaga bicaye, nabonaga uri mu kigo kinini cy'amashuri, nabonaga wari wambaye umwenda izi abantu bari gukora graduation bambara, urimo urazireba. Nabonaga barimo baraguhereza igitabo, nabonaga umaze kucyandika. Mbona abo bantu bari baje muri iyo graduation baravuga ngo uri yarize se amashuri azamumarira iki. Mbona barirahiriye baravuga ngo uzarinda upfa utabayeho mu buzima bwiza bakiriho, uzahora utarasa unyura mu buzima bubi, uri umushomeri. Warize? Narize. Wize iki? Nize agronomy, nize no muri kaminuza y'Ubusogo, ubuhinzi n'ubworozi. Maze imyaka 10 mu bushomeri. Tuza ngo hamako. Imana nsenga irambwiye ngo igukuye igisuzugurira igiye kuguhereza akazi. Hallelujah. Rema tarabosite. Uyu muntu umubonye wagira ngo yarize? Oya. Cyakabiri wari ugiye gupfa urupfuru, kandi urupfu wari ugiye gupfa. Mana irambwiye ngo numwitero bari bakoherereje abantu batemera imbaraga z'umwijima ko zibaho n'imbaraga z'Imana ziriho. Mbonye uri ahantu ku nzu, yari inzu imeze nk'amatafari ahiye, urabona guca ibikwa bashiraho. Nabonaga uri kubikwa wari ufite nivo, ngiye kubona mbona igikwa kirahirimye, mbona urabirindutse ugera hasi wavuye mu mwuka. Uri gukora iki muri iyi minsi? Ndi umufundi. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igukuye urupfu, kandi Imana igukuye muri karakazi, nawe ugiye kubona akazi ko muri biro nk'abandi mu izina. Iyicarira aho ngaho, naje ngo uhanurire. Icara kuri iriya ntebe, tuzamurira Imana icyubahiro mu izina. Tera haleluya. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo mwami Yesu ndatsinzwe. Uyu mwanya mfashe icyemezo, ndashaka gukizwa burundu. Untandukanye n'imbaraga mbi zose zarwanyaga ubuzima bwanjye. Guhera uyu mugoroba umva Satani, rekura amasezerano yanjye wankoresheje ibyaha igihe kinini. Uyu mwanya ndamaramaje ngiye gukizwa. Fashe icyemezo burundu mu izina rya Yesu. Unyambike imbaraga. Amen. Katukomera Imana amashyi menshi cyane. Hallelujah, hallelujah. Katuganira amagambo y'Imana. Ntabwo nza gutinda, amasaha yagiye. Imana iguha umugisha Revera Pastor kubw'amagambo meza utwigishije. Izo nyigisho abantu benshi ntibakizikunda, ariko tugeze mu gihe tugomba kubwiza ukuri abantu b'Imana. Kadusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Samweli wa mbere, ibice byaho ni 18. Turasoma umurongo waho wa 28 n'umurongo wa 29. Ubutumwa bwiza tugiye gusoma turabusanga mu gitabo cya Samweli wa mbere, ibice byaho ni 18. Turasoma umurongo waho wa 28, hanyuma tugeze ku murongo wa 29. Bibiliya iravuze ngo Sawuli abibonye amenya ko Uwiteka ari kumwe na Dawidi, kandi Mikali umukobwa wa Sawuli yakundaga Dawidi. Murongo wa 29 biravuze ngo nuko Sawuli arushaho gutinya Dawidi, ahinduka umwanzi we iteka ryose na bugingo n'ubu. Ndasubiramo rimwe. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho ni 18. Turasoma umurongo wa 28 n'umurongo wa 29. Biravuze ngo Sawuli abibonye amenya ko Uwiteka ari kumwe na Dawidi, kandi Mikali umukobwa wa Sawuli yakundaga Dawidi. Nuko Sawuli arushaho gutinya Dawidi, ahinduka umwanzi we iteka yose na bugingo n'ubu. Mbwirira uwo muntu muri kumwe ngo igitangaza Imana igiye kugukorera kigiye kugukururira abanzi, ariko uzahagarare ku Mana.
igitangaza imana igiye kugukorera kizakuzanira abanzi, ariko uzakomere ku mana mu izina rya Yesu. Ubyumvise wakomera Yesu amasi menshi. Sawuli yakoreye imana, aho Dawidi yakoreye imana, ngo ariko Sawuli amenye umugambi imana ifite kuri Dawidi, ngo n'uburyo imana ikunda Dawidi, ngo Sawuli bimutera kwanga Dawidi, amugije urukundo imana ikunda Dawidi gonyine. Mbwirira uwo muntu muri kuvuga ngo nkawe ufite icyo abantu bakuziza. Ufite icyo abantu bakuziza wa Ko bakugirira ishyari, ufite iyihe mpamvu yatuma abantu bakugirira ishyari? Mubwire ngo n'urukundo imana igukunda rwatuma abantu baguhiga cyane. Mugambi w'Imana ntabwo uyoba, nubwo abantu bawuyobya uzishakira inzira Cyane. babitinze cyangwa babireke, icyo Imana yakuvuzeho izagishakira inzira. Barasomura ikiganza umubwire ngo iby'Imana ntabwo uzi aho bizanyura, wowe hagarara ku cyo Imana yakuvuzeho gusa. Haleluya, hagarara ku cyo Imana yakuvuzeho, Imana izagishakira inzira. Akazi yakwemereye izagashakira inzira, hari abizagakuramo nawe ukacinjiramo. Hagarara ku cyo Imana yakuvuzeho. Hallelujah. Amen. Atangiye kubyumva Imana imuhumurije. Uyu mwana Dawidi avuka kwa Yesaya mu bahungu barindwi. Igitondo kimwe Imana yari ifite umugambi kuri Dawidi. Yesaya aramwitegereza, aravuga ngo wowe ntabwo nzakurirana n'abana banjye. Amwohereza mu ishyamba atari urukundo amukunze, avuga ngo kazapfire mu ishyamba ariko katazagwa mu maso yanjye. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo umugambi w'Imana kuri wowe ni mugari kurusha abanzi bawe. Mugambi w'Imana ni mugari kuri wowe kurusha abakuroga, kurusha abakurwanya, kurusha abagusebya, kurusha abanyeshari, kurusha abakugambanira. Umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Dawidi bamwohereza mu ishyamba, ngo Dawidi ageze mu ishyamba bamuhereza intama. Murabizi mwese inyamaswa zo mu ishyamba, intare zikunda inyama. Baravuga bati Dawidi najya gukumira intare, intare izamuheraho imujye yibagirana. Dawidi aragenda, ariko agendana n'umugambi w'Imana. Reka nkubwire iri jambo, igikapu umwanza guhekesha kiba gipfunyitse mu mugambi w'Imana. Haleluya. 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 Igikapu umwanza guhekesha kiba gipfunyitse mu mugambi w'Imana. Aho abantu bakubwiye ngo uzapfa uhagwe, Imana ibi kuvuga ngo nzagushyigikira, nzakuramira, ntabwo nzemera ko ibyo abantu bagambiriye bigusohora. Dawidi yinjirisha agendana n'umugambi w'Imana. Ngo Dawidi yaba arimo avuye kuragira, ngo yari afite gitari agacurangira Imana. Dawidi yacuranga, ijuru ryose rikururuka. Haleluya. Hallelujah. Imana ikamubwira ngo mwana wanjye. Dawidi arimo aravuganira n'Imana aho abantu batamureba, bazi ko azapfira. Imana ikamanuka ngo Dawidi mwana wanjye. Dawidi ati nguteze amatwi papa. Mbwira uwo muntu muri kuba ngo niba ufite amasezerano ntugire ubwoba. Niba ufite amasezerano ntugire ubwoba. Dawidi Imana ikamanuka mu ishyamba ikamubwira ngo mwana wanjye, nubwo ubona bene so bakwanze, papa wawe akakujugunya mu ishyamba, bene so bakaba bari ku ishuri bari kwiga, ahangaha uri ndimo ndagutoza, bariya bene nyoko uzabayobora, wowe ntugire ubwoba. Shikama ku cyo Imana yakuvuze. Hakika. Haleluya. Haleluya. Dawidi aba mu ishyamba abanamo n'isezerano. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo nubwo ufite ibibazo, ariko ufite isezerano ry'Imana. Yewe nubwo ibibazo bikwishe ufite isezerano. Cyane. Ngo Dawidi ijuru rikamanuka, ndumva uyu mugoroba ngiye guhanura, ijuru ryose rikamanuka rikavugana na ka Dawidi. Ngo Imana imaze gutoza Dawidi mu ishyamba,
ngo intare yaza ngo Dawidi akayicakira. Bashabana ba Aminadabu bari kwitoreza ku isasu, ariko umwana arimo aritoreza ku ntare. Mbwirira uwo muntu muri kumwe umubwire ngo aho uri kunyura hakomeye haragaragaza uwo uzaba w'ejo. Niba uri kunyura mu bibazo bya feke menya ko utazakomera. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi, Imana izageza kure, imunyuza mu ntambara zuzuye umubabaro kugira ngo imutegure kuzahanga muri byananiye abana. Ka Dawidi ngo kanyura mu ishyamba. Haleluya. Haleluya. Ngo bariya bene so bakitoreza ku sasu n'imbunda, umwana yitoreza ku ntare n'idubu. Ngo byaza ngo Dawidi ngo agacakira intare. Niwe mugabo wafashe intare. Haleluya. Dawidi igitondo kimwe ngi amaze kuzuza ubuhamya. Ntabwo Imana ishobora kugukura muri icyo kigeragezo utaragwiza ubuhamya bufatika. Ngiriwa muntu muri kuba ngo reka gusakuza ubanze ugwiza imbaraga. Iki kusakuza banze ugwiza imbaraga. Kiri hano hari ibintu bibiri ugomba kugira ibanga mu buzima bwawe. Umunsi wabisohoye umubwire ngo ntabwo uzagera kure. Munyenginge mbibabwire. Icyambere ntuzavuga ibibazo uri kunyuramo. Umunsi wabivuze uzamenye ko wishize hanze utazakomera. Kuko 70% uri kubwira ibibazo byawe nabari kukunyega bakaguseka. Bakubwira ngo komeza usakuze twebwe twabenyuzemo buravuze induruje mu gitondo. 20% ubwira ibibazo byawe nabafite nk'ibyawe aburi kuganira nabo ntacyo babikora. Bafite ubukene nkawe nabo bagusohoye mu nzu muhuje ibibazo n'uburi ntacyo babimaraho guceceka. 10% nabapfukama bakagusengera bagira n'icyo babikoraho bakagufasha. Ngiri wa muntu muri ngo ntuzongere gutangaza intambara uri muranyuramo. Iyo uzitangaje uhereza umwanzi amakuru. Juceceka. Hazabona usohotse mu ntambara bati byagenze ryari wagwanye byari byagenze gutubabwira uti iyo nasenze mudahari niyo yantabara. Cyakabiri acha nkibabwire. Ngiri wa muntu muri ngo uzirinde gusohora inzozi zawe zitarashika. Ntuzavuga inzozi zawe zitarashika. Iyo zivuze abazihagurukira baba benshi. Dadi umunsi Yosefu avuga ngo mbonye umuba w'ingano ngo mbone inyenyeri n'ukwezi ngo byose byikubita imbere yanjye. Bene se baravuze ngo mu mwici, ashaka kuvuga ko azatuyobora mu mwici inzozi ze zitarashika. Wa mukobwa abatipe hanze abagabo barabuze, wowe umusore agukwatse nimero mu gitondo utangiye gupostinga ngo munyitegure ngiye kuhatwika. Barabyica bitarashika. Mbwirira uwo muntu muri kumwe ngo gabanya amagambo bazabona ibyagezeho gusa. Wowe baraguhamagaye ngo njya kudepoza ku kazi uri gushyira kuri sitati, hari ababuze akazi urabibabwira mu gitondo baragusenya baguteme buce mu gitondo bafatiyeho mu kazi. My sister ngwino nkubwira amakuru meza byagenze gute. Nahuye n'umutipe mu mujyi ibogara afite imodoka afite amafaranga n'umudiyesiporo. Mutwereke tumurebe bamubone. Ufite nimero yose zana tujya tukuvuga neza. Bakuvuga neza nabo barabuza abagabo. Aho kumuhaye pasi muri system utabizi warangiza mu nsengeri wabuze ubwenge. Tega amatwi wumve. Ngiri uwo muntu muri ngo ntuzongere gusohora inzozi zawe bazazibone wazigezemo gusa. Haleluya. Ntuzongere gusa. Ngo ngira inama ngo none ngo ko ngiye gucuruza bigenda gute. Nta mucuruzi wese muzareba abacuruza aho bava bakagera ntashobora kukumenera ibanga ry'uburyo yazamutse. Barakubwira gato nawe uraje muri system se ngwino urebe kuntu twahombye. Ari kubwira ibanga kubera iki se. Ngira wa muntu muri ngo ntuzongere gusohora inzozi zawe. Ntuzongere gusohora inzozi. Nta kindi cyatumije Dawidi Sawuli amuhiga. Yaravuze ngo uyu mwana ndimo ndamureba kabona agiye kuzanyobora. Ngo Dawidi gitondo kimwe amaze kugwiza ubuhamya. Ndashaka mvuge ku makuru ya Dawidi dusenga. Dawidi amaze kugwiza ubuhamya.
Imana yitegereza Samweli iramubwira ngo yewe Samweli we, fata ihembe wuzuzemo amavuta, uteguze Yesaya ategura ikirori. Mu bana be harimo umwana nabonye, ndashaka umwimuke niwe uzasimbura Sawuli. Samweli afata ihembe mu gitondo, afata urugendo yerekeza kwa Yesaya. Ngo ageze mu rugo, abantu bari bateranye ikirori cyarimbanyije, abantu bose bambaye amakositimu, abizi bya gisirikari, batumiye famiye bavuga ngo uyu munsi Uwiteka araza kwimika umwami. Kumbi ntibamenye ko ari ka Dawidi kari mu ishamba. Mbwirira uwo muntu muri kumwe ngo ntuzongere kwisobanurira impamvu abantu bataguha agaciro, ntabwo barigera bakumenya. Yaba abantu bazi agaciro kawe, bakabaye bakubaha, bakarisipekitinga n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, impamvu bakakwambura bakagutesha agaciro, ntabwo barahishurirwa icyo Imana igufiteho umugambi. Yo, abantu baraterana ngo bagere mu gihe cyo kwimika. Samweli arahaguruka, ahamagara abahungu 7 bose. Mutambuke mwegere hino ba, mwebwe babiri, nawe utambuka, nawe utambuka. Samweli ngo afate amavuta, mutono muro, abantu bose barimo barakoma amashyi. Abana bizi bya gisirikari mu ndebe hano, mutono muro, abana bizi bya gisirikari barimo baratera amasari, bati nta wundi muntu Imana yakwimika uretse bari abagabo b'abanyaburanga, bari abasore be. Haleluya, haleluya. ngo Samweli abareba, aravuga ngo nta wundi Imana yahitamo. Niba harabanje Shama ati ngwino tambuka. Ngo afate icupa, ngo afate ihembe, ngo asuka amavuta kuri Shama, amavuta yanga kumanuka. Mbwirira uwo muntu muri kuwe ngo amavuta yawe arakuzi ntabwo azayoba. Amavuta yawe arakuzi ntabwo azayoba. Amavuta arakuzi. Amavuta arakuzi. Murabyibuka kuri bene Sekira, ngo bamwe bagiye kwirukana abadayimoni, bati barako tubaza, ngo barabasingira, bati mwebwe Yesu muvuga ntabwo muramumenya. Mbwirira uwo muntu muri ko ngo umugisha wawe urakuzi ntabwo uzayoba, naho babigwanya bakabisebya, umugambi w'Imana kuri wowe urakuzi. Tambuka uze. Imana iramubwira ngo uyu siwe, nawe ngwino, nawe si wowe, nawe ngwino, nawe si wowe, nawe ngwino. Ngo amavuta bose agira gute? Arabanga. Mujye kwicarira. Hari ikintu ushimira Imana. Iyi Imana igukerereje iragutegera, kandi iyo igutegeye ntabwo igutegera twegerane, igutegera Rwanda ya kugira ngo uzagere mu masezerano bagusange. Yagakomanuka. Mavuta ya Dawidi ntajya yoba. Umugisha wawe wanditsweho password yawe. Deka mbabwire, umuntu yaguhereza akazi akacica ari wowe akaguhaye, ariko akazi Imana iguhaye nta mubabaro ijya yongera. Umuntu yagwanya urugo rwawe kugira ngo rusenyuke, ariko umugambi w'Imana ntujya uyoba. Dawidi yibereye mu ishamba, arimo arasenga Imana, arimo aravugana n'Imana. Ngo Samweli abarangije aravuga ngo nta kandi kana, nta wundi mubano ufite. Ngo noneho uburyo babonaga amavuta babenga, baravuga ati Samweli twakwemeraga nk'umuhanuzi, ariko niba ari kumaze gusaza, umaze kuvangirwa, ubu koko ntabwo bireba. Imana iramubwira ngo mbariza Yesaya ngo nta kandi kana. Aravuga ngo cyakoze arakandi kana twakohereje mu ishamba ntituzi niba kagihari. Ngo bahita babwira Aminadamu, baramubwira bati nona nta muntu wari wemereye kurya Dawidi atarahagera. Bati nona irukanka mu ishamba, ngo agere mu ishamba. Haleluya. Ngo basanga ka Dawidi karimo karacuranga. Haleluya. Bati Dawidi burekeye aho ngaho, ngwino tugende. Dawidi aravuga ati biri muhira ndimo ndabireba nibereye hano. Ngirira uwo muntu muri kumwe w'icyo turusha abandi, n'icyo twavuganye n'Imana. Umva wikwiriye kumpa amakuru yo mu rugo ndayazi, narasenze. Iyo dusenga
umurozi aturuka Tanzania azanye ihembe tukamufatira ku mupaka twibereye mu masengero. Iyo dusenga barara bacunagura bati turamuziritse azapfata byaye twibereye hano, tukamenya ibiri wowe, tukamenya runaka na runaka n'imigambi bacuze, tukavuga duti mwaravumye ariko duteyemo umwana mu izina rya Yesu. Bugaca mu gitondo badepasa ko twari tuzi kutazatwita byagenze gute. Mbwira uwo muntu muri Kongo dufite amakuru abapagani batazi, turayafite twebwe. Muganga gukuramo nyababyeyi twasenga bakubwira batuzapfuta byaye tugateramo nyababyeyi y'ijuru urubyaro rukaboneka, bakwima viza twapfukamo Imana iti nzaguherekeza ndi kumwe nawe. Mbwira uwo muntu muri Kongo nta kindi kibikora ni amasengesho gusa. Haleluya, haleluya. Tarabo etagali ya fari ya marge. Dawidi ati wimpa amakuru rega ndayazi wikwiri kuvuga menshi. Dawidi haramubwira ati umva nubundi ntakererwa nubundi barantegereza, umva amakuru sasa. Dawidi arirukanse baramutwaye ngo ageze mu rugo Imana ihita ibwira Samweli ngo nuwo nguwo. Abantu bose baricaye, Dawidi ahita yandika Zaburi aravuga ngo ntunganyiriza ameza imbere y'abanzi bande. Haleluya. Ko wagira ntimusoma Bible, untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, mu maso y'abanzi banjye. niba ari ikintu kiryoha nakunze no gutabarirwa imbere y'umwanzi wawe. Sha biraryoha binaniza abadayimoni nka magana inani. Gutabarirwa imbere y'umurozi wavuze ngo uzapfuta byaye ukamubyarira mu maso, mugatambukana ati si uwo mwana no wandi icyo umubwira uti nuwanjye rega, ntuzajye umuhisha ujye umutwikurura barebe n'inzobeye. Babwiye uti mwavuze ko nzapfa ntabyaye dore ndacikiye. Dawidi aravuga ngo mureke. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire mu makosa Imana idashobora gukora ntiyagutabara itaragukuramo amasereka n'imiteto by'iwanyu. Niyo igiye kugutabara igasangaho fondasiyo, ijya ibanza kuyiritura igahera hasi ku musingi ukomeye, igatangira ibyabo bitazagira umuntu n'umwe ubyitirirwa. Iyi Imana ije kugutabara ariyo yavuganye nawe ko izaguhiduka igasanga urimo gucuruza, irabanza ikabikubura byose bigahomba, ugasigara uvuga ngo neneho ndamwaye ndasebye. Imana igahagararana nawe. Haleluya. Imana igikora ikintu kidafite fondasiyo y'abakitirirwa, kubera ko nayo irabizi abantu buzuye umwuka wo gucurira abana ngo iyo atangira yari guseba. Igikora ikintu kizitirirwa yonyine kitazagira umuntu avuga ngo ninjye wamufashe akaboko mugeza hariya. Dawidi bamumenaho amavuta ngo yisubirira mu ishyamba. Igitondo kimwe Imana iteza umwuka kuri Sawuli kugira ngo Imana imuzane hafi ya Sawuli. Mbwira uwo muntu muri kuwe ngo Imana ijye gushyira hafi y'umwanzi kugira umanze umenye strategy zose akoresha. Imuzana hafi ya Sawuli ngo Imana iteza umwuka mubi kuri Sawuli kugira ngo Dawidi aprofite acurange atangire yiga amategeko y'ibwami. Kanihute Samweli 17 turihuse ubwo ngubwo muraza kuhasoma. Igitondo kimwe hari urugamba rw'Abafilisitiya. Yesaya abwira umuhungu we Dawidi, aramubwira ngo fata imitsima n'amazi ugemurire bene so ku rugamba. Ngo Dawidi ajyayo ku munsi wa 40. Bari bamaze iminsi 39 barimo baragwana, ka Dawidi kajyayo ku munsi wa 40. Mbwira uwo muntu muri kuba ngo hari Goliyati umaze igihe kinini ku buzima bwawe, uyu munsi agomba gupfa. Ajyayo ku munsi wa 40. Ndashimira Imana. Imana yacu igikina finali. Ntabwo Imana ikina amajonjora, irareka abantu ba pera doneze ta. Turacyavuga amakuru ya Dawidi.
ka Dawidi karagemura bene se ngo agezeyo sasa ngo asanga abisirayeli bose bari mu mwobo ngo hasohoka umugabo w'igihangange witwa Goliyati aravuga ngo nsuzuguye Imana y'Abisirayeli bose, niba Imana basenga ariyikora, nihasohoka umugabo umwe muri bo aze tugwane. Ngo Dawidi ngo akandagire ngo agasanga bose bari mu myobo, ati buretse utadukandagira, ati si byagenze gute, ati ntabwo uri kureba hirya hariya. Ngo Goliyati ngo Abisirayeli bose bari mu myobo, ngo Dawidi yibutse imirimo y'Imana. Oriya talabone andole force. Ngiye gutinda hano mbwirira umuntu ibintu bibiri Imana yagukoreye ariyo yabigizemo uruhare atari imiryango y'iwanyu. Mbwirira uwo muntu ibintu bibiri Imana yagukoreye, ibintu bibiri Imana yagukoreye. Hari ibintu bibiri Imana yagukoreye akaba ariyo yabigizemo uruhare. Utere haleluya, haleluya. Niyo Belala tolala sole Sharako desaime Imana yagizemo uruhare. Ngo Dawidi ngo asubije amaso inyuma, yibutse ukuntu yishe intare n'idubu, yibutse ukuntu yashwanyuye intare mu ishyamba. Aravuga ngo reka mbabwire, shingiye ku mirimo Imana yankoresheje ntabwo nakwemera kuriya mugabo asuzugura Imana. Aravuga ngo uyu munsi ndamuca igihanga muri Isirayeli bimenyekane ko hariho Imana. Bakuru be baticeceka, wowe ubwo uje gushanuka. Ubundi reka mbabwire ibintu nizi, iyo ufite amavuta ukayagirira muri bashabana ba Minadamu bari bazi ko ubutwara ari ubwabo bakayabura, neneho wowe bakabona urahagurutse, igihe cyose barakugwanya kugira ngo Dawidi adatera imbere. Igihe cyose uhagaze mu banyantege nkeya kandi wowe Imana igiye kugukoresha ibikomeye, iyo badafite amaso y'umwuka barakugwanya kugira ngo umugambi w'Imana udashika. Baravuga ati dore kandi gatangiye gushanuka. Wowe sha, wowe se wakora iki? Ngo hariho umugabo w'ingabo witwa Abuneri. Aravuga ngo umuntu uzicyuye umugabo. Dawidi aravuga ngo ubundi umuntu uzicyuye umugabo bazamugororera iki? Baramubwira ngo mva icyambere. Ariko mwasomye Bibiliya ndihuta inkuru nyisimbuka. Ngo umugabo w'ingabo witwa Abuneri aramubaza ati rego sha, ibyo uri kuvuga ni ukuri? Ati ni ukuri. None se uriya mugabo wabasha kumwica? Ati yego. Ngwino ngo tugende, utagwana nk'umusivili, niba kwica uzapfe nk'umusirikari tukuramye, tuvuge ko hari imirimo wakoze. Ngwino tujyane ku mwami. Ngo barazamuka kwa Sawuli. Ngo bagezeyo mvuga igitangaza cy'Imana. Ngo umwami yitegereje ka Dawidi aramubwira ati ariko sha, ubu hari nk'abantu bandeba bakavuga, nigeze njya kubwiriza ahantu muze harasohotse, nigeze njya kubwira abantu bita Tabagwe Nyabitekeri. Noneho abantu ntabwo bari banzi ko ndi ikigabo kinini cyatanje cyarinda yageze iriya, abantu bose barahurura hariya mu Mutara bati tugiye kujya kureba uwo Mana ivuga. Baraza. Nene icyo giye kubera n'ubutayu, nari nigendeye n'amaguru nta n'akamoto nari mfite nta n'igare, ndagenda kumbi ninjye ntibanze. Nene abagabo banyuraho ngo tujye kureba icyo kigabo cyitwa Mana ivuga cy'igiteka mutwe turebe ko gikiza abantu, mureke tujye kukireba. Kumbi banyuraho bari kunegura batazi ko ari njye. Baragenda bakira abantu b'ibikomerezwa bari baraho. Ubundi reka mbabwire, igihe tugiye kwinjiramo Imana igiye gukoresha abasuzuguritse, kuko abitwa ngo barakomeye bamenyereye Imana. ni ukuri. Abitwa ngo barakomeye bamenyereye Imana. Imana igiye guhagurutsa udukecuru tuvuye mu cyaro, yagurutsa udusore n'utwana tukiri dutoya, kubera ko hari abantu bageze kure bavugana n'Imana, neneho bamenyera Imana. Iyo babonye uhagaze aho uvuga iby'Imana, baraga nka kariya kaje vuba karimo karavuga iki. Imana igiye gukoresha batazwi muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo kugira ngo ariyo babayamamaza neza. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo ifate neza, uri umukandida wo kugira ngo Imana izagukoresha ibintu bikomeye uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Imana igiye gukoresha indaya zivuye mu kabari zihaguruke zize zivuge duti hari Imana twabonye. Abantu bati se biturutse he? Ngirira uwo muntu muri kumwe Imana igiye kubakoresha.
baransuzugura ngeze muri icyo gitera navuze Imana nsengera abagwayi. Abagabo baravuga ni wowe twanyuzeho. Dawidi baramujyanye ngo agezeyo sasa. Sawuli aramureba atariko sha ko mbona uri muto. Dawidi yari afite uburanga. Ko mbona uri muto nkaho ugiye gupfira iki? Urabona uriya mugabo uzamushobora? Ati nzamushobora. Urinde? Aramubwira ati reka nkubwire CV yanjye. Nduwo kwa Yesayi Betelehemu. Ndi umwana wanzwe njugunwa mu ishamba. Naragiraga intama mu ishamba. Intare ikantera. Kagwana nayo nkayicakira nkayaka umwana w'intama. Ntabwo ariyo gusa nishe. Nidubu yaraje ndayifata ndayicakira. Sawuli atariko sha ni intare wishe cyangwa n'urukwavu? Atareka ariko naniwe gutandukanya urukwavu n'intare. Ati njyewe n'intare natwanyuye. Batika nkubwire kugira utazapfa nk'umusivili. Akiriye imyenda ya gisirikare ugenda ugwane nk'umusirikari utazapfa nk'umusivili. Umva ikintu nahishuriwe. Nahoze nsoma Bible kuva mu gitondo. Ikintu nahishuriwe ni kimwe. Aha hantu ntabwo ari urukundo Sawuli yari afitiye uyu mwana. Nta nubwo bibaho ngo yiyambure imyambaro yambaraga ngo ayihereze Dawidi kugira ngo ajye kurwana nk'umusirikare. Ngo Dawidi ayambare ngo yumva ntibivamo. Aravuga ngo ibi ngibi sinagize gute, sinabimenyereye. Umva ikintu Imana yari ishaka kumwambika uriya mwambaro Dawidi kwari ukugira ngo abanza arebe ko iriya myenda ya Sawuli izamukwira igihe azaba ari ku ngoma, niba itazanamukwira babe bari kumudodeshereza. Haleluya, haleluya. Ngirira uwo muntu muri kumwe ngo tugiye gukora mitasiyo mu izina rya Yesu. Tugiye gukora mitasiyo papa. Hariya hari ihererekanya bubasha. Ariko Imana ni igitangaza. Aragira ati bufashe gatoya. Dawidi yambaye, uzi impamvu yavuze ngo sinabimenyereye? Ntabwo ushobora gusimbura umuntu ukiriho. Ntabwo byari byemewe. Wamusimburaga ari uko amaze gupfa. Aravuga atoya reka mbe nyikuramo igihe ntabwo kiragera. Dawidi ngo anyura ku kagezi ahatoragura amabuye angahe? 5. Bihanwe n'ibitabo 5 bya Mose. Cyambere ni itangiriro bivuga ngo haraho twatangiriye hari naho twerekeje. Cya kabiri ni ukuva twavuye muri Egiputa dufite umugambi wo gusatira Kanani. Haleluya, haleluya. Arazamuka ku Balewi bisobanura ngo Imana yacu ifite abatanga. Reka twihute tugere ku gitabo cyo gutegeka kwa 2. Kubera iki muri Bibiliya batanditse gutegeka kwa 1 bakandika gutegeka kwa 2? Ndaza kubisobanura kanihute gatoya. Ngo amare gufata amabuye 5 Dawidi aramanuka ku rugamba. Goliyati ngo yitegereze ka Dawidi atari ko Abisirayeli mukomeje kunsuzugura. Murarebye mubona ndimbwa. Mu yandi magambo kariya kana nimbwa nzima karakana ntikayica. Dawidi yari yuzuye umwuka wera. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo ibihe turi kwinjiramo bisaba kuba ufite amavuta yo kuzura umwuka wera. Ibihe tugiye kwinjiramo birakomeye, bisaba kuba ufite amavuta y'umwuka wera. Ngo Dawidi yitegereza Goliyati. Goliyati ngo arakwitegereza aravuga ati kariya ko ndakica kangeze mu ntoki. Dawidi akubitamo indirimbo. Haleluya, haleluya. Ivuga ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi. Tugufite nitwifuza undi murengezi. Ngo Goliyati warebye uburyo karakana kari kuririmba, ariko izi ziterateje aba bana bazanye neneho nizi. Abakubisemo icya 2 imisozi itarama isi itarama uhereye kera kose uruko wahoze. Uhereye kera kose uruko wahoze. Hallelujah, hallelujah. 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 Goliyati ndagacakira reka manza nige strategy Abisirayeli bazanye
ndeba uko imeze. Hallelujah. Mbwirira uwo muntu muri kwe ngo amasengesho yacu arakora. Hallelujah. Arakora tu. Hallelujah.